umwanya wa gatatu turi kuganira kuri line up yahindo tunavuga uti ingiyi niyo abantu bose bemeranyeho banavuga ko itanga umusaruro kuko byarawutanze ku ikipe ya AP Football Club yegukanye umwanya wa gatatu igitego cyatsinzwe na Memer Dao nicyo cyatanze itandukaniro kwegukana umwanya wa gatatu ku ikipe ya AP Football Club byari bisobanuye icyaho ngaho nk'ikipe yagiye ivuga ko intego ari ukwegukana iki gikombe. Bisobanuye ko nyine amakosa yakoze kuri Al Hilal bagombaga kuyakosora ndetse mwabonye yuko na 11 bari babanjemo kuri Al Hilal yarageje kubahindura benshi bati Nabil rwose waraduhemukiye abangabo ukoresheje nibo wari gukoresha kuri Al Hilal kandi twari gukina neza cyane tukareba uburyo twahanganira kugera ku mukino wa nyuma ariko nyine barabyibagiwe basa nkaho babirenga baravuga bati byabaye reka turebe ko twasova ibihumbi 10 by'idolari nabyo ni byinshi ntitubabakane ngo tugere nta kintu dufite baje rero gukina nyine batsinda igitego kimwe ku busa ariko ikintu gikomeye Rigoga ndetse na Axel ikipe ya APR ikintu igomba gukosora no kwigaho cyane ni ikintu kijyanye no guhusha ikipe ya APR niyo kipe ya mbere muri Sekafa Kagame Cup yawushije ibitego byinshi byari byabazwe ibyo ngibyo rero abatoza bakubwira yuko mu by'ukuri ari igihe nyine abakinnyi bagomba kumenyerana no kumarana kugira ngo icyo ngicyo kizakosoke ndetse ariko kandi bakubwira ko n'umukoro w'abatoza kuko n'abanyatanzania ahangaha barabwira bati APR ni nzuri ariko banakosa mabao mengi sana ariko bakubwira mu by'ukuri bakavuga yuko ngo barahusha cyane ntabwo nzi ikibazo bafite abakinnyi banyu kuko ubona yuko harimo abakinnyi b'abahanga abakinnyi ubona yuko nyine bari ku rwego rwiza ugereranyije nabo bahanganye muri Sekafa abakinnyi ba APR ko bari ku rwego rwiza ariko barahusha cyane ntabwo nzi ikibazo bafite mu mutwe ubwo rero nukuza kureba nyine impamvu abakinnyi bahusha nukuza kureba nyine ayo makosa yabayeho impamvu akorwa bakayakosora ariko niba utayakosoreye muri Sekafa Kagame Cup sinzi ko uzakosora kuri Pyramide sinzi ko uzakosorera muri shampiyona kuko APR yagize pre-season nziza nabonaga bakarikeza bakora ama statistique y'umutoza Nabil APR yagize pre-season nziza ndetse n'umwaka ushize niko byari byagenze yakinye inyera y'abahizi ikinye Sekafa Kagame Cup yakinye imikino ya gishuti navuga yuko amakosa yakorewe muri iyi mikino agomba gukosorerwa muri shampiyona ndetse no kuri Pyramide ibategereje ku itariki ya mbere ubwo rero baratsinze begukana umwanya wa gatatu felicitation ku mwanya wa gatatu kuri APR hakurikiyeho kujya gutanga ibihembo muri rusange kuri hoteli Mwanga mu mujyi wa Dar es Salaam byo bari bise ngo ni Gala Dinner ariko sinzi nawe mwabonye inkuru Jado Dukuze yanditse kuri website ya APR ivuga ngo Sekafa yasabye imbabazi APR amakosa yabayeho ikipe ya APR yakinnye ku munsi w'ejo imaze gukina bayimenyesha yuko ibihembo byose biza gutangirwa kuri hoteli babamenyesheje baravuga bati noneho turaboherereza invitation n'amabadges y'abakinnyi banyu n'abastaff banyu kugira ngo baze gufata imidari n'ibihembo APR ko yari yabanje mu kibuga ifata imodoka isubira kuri hoteli yari yicumbitsemo hanyuma Sekafa muri kakajagari kayo no guhindagura ibintu barangije baravuga bati imidari igomba gutangirwa ku kibuga ntibamenyesha APR kuko APR yavuye bamenyesha yuko iza kubihabwa kuri hoteli hanyuma batanga imidari bahamagaye ikipe ya gatatu APR irabura imidari ya APR barayibika hanyuma muri Garadina niho bayibahereye babasaba n'imbabazi ari naho bahembeye Memer Dao na MVP mukinnyi wirushanwa nabonye hari abavuga bati se kuki bahembye Memer Dao ibiki n'ibiki kandi wenda ataragize no ku mukino wa nyuma ariko imibare ya Memer Dao niyo ya mutoye cyangwa se yamugiraga umukinnyi wa Sekafa kuko Memer Dao yatsinze ibitego bibiri muri irushanwa atanga n'imipira ivamo ibitego 3 nuvuga ngo ubwo yagize uruhare mu bitego 5 nta wundi mukinnyi ufite iyo mibare nubwo yaba ari Chama ufite wabaye top scorer n'ibitego 4 ndetse na William Togo ufite ibitego 3 ariko uyu munyaburkina Faso we yagize uruhare mu bitego byinshi ngira ngo birumvikana imibare rero iramuvugira nk'umukinnyi w'irushanwa akaba ari wahembwa nk'umukinnyi witwaye neza muri Sekafa Kagame Cup 2025 wenda mukanya ibijyanye n'imibare y'umutoza n'imikino yakinnye turaza kubigaruka nitumara kugusezerera ariko kimwe mu bintu byagaragaye kuri APR atari no muri Sekafa gusa nahani Kigali mu mikino bakinnye nukubona ikipe ya APR yasubiye inyuma mu mbaraga cyane cyane mu minota igana mu ya nyuma y'umukino
navuga ngo ni naho byavuye igitego cya KMC, ni naho byaturutse kuri Al Hilal. Nibura nyuma y'umukino nibyo babonye intsinzi noneho yo kuganiriraho, hari amadolari batahanye, umwanya wa gatatu nibura barawutahanye. Iyo assessment baba bigeze bayikora ngo barebe se turaza gukora iki ku bijyanye no kongerera imbaraga abakinnyi cyane ko bagiye kwinjira muri shampiyona no gutegura umukino wa piramide. igihari rega amakosa gutsindwa ngira ngo murabizi ko nyine nta makosa uba wakoze kugira ngo utsindwe match, ariko amakosa mbere na mbere yabaye nabiri. Irya mbere sinzi niba Nabil ataramenya 11 be agomba kwizera neza, kuko 11 ba Nabil usanga atabahuza n'abafana kandi n'itangazamakuru twese tuba tubireba nyine twabutse ko cyapanze gutya atapanze gutya. Ariko amakosa yabaye kugira ngo batsindwe n'Al Hilal ubundi nabiri ni ugupanga line up mu buryo bwo gushidikanya. Icya kabiri ni ugusimbuza nabi. Nabil ajya gusimbuza abafana umwuka wenda kuvamo, ukabona nyine atinda gusimbuza, none yanasimbuza ukabona asimbuje nyine ibintu wowe utatekerezaga, kuko nko kuri Al Hilal yakuyemo Togwi akuramo na Memerda uyu nguyu abakoreramo icyarimwe, kandi icyo gihe ikipe zaranganyaga igitego kimwe kuri kimwe. Bamaze kuvamo nibwo Al Hilal yamucurikiye ikibuga iramwishyura, imaze iramutsinda muri extra time, imaze kumutsinda kimwe ishyiramo n'icya gatatu, ibiti murangiza gutyo, kubera ko Al Hilal yo yari gifite imbaraga, ubona yuko banze no gutsimbuza kugira ngo banze barebe bya peri iri bukore. Navuga yuko rero shuwa za Nabil ikibazo cyo gukemura cya mbere ni ukuza kumenya 11 banjye beza nabaye. Icya kabiri gusimbuza, nzajya nsimbuza ari uko byagenze gute, ari uko bimeze gute. Navuga yuko ariho amakosa yakoreye, niho yamubyariye nyine kuba yatsindwa muri kimwe cya kabiri. Ikindi aza gukosora ni ikintu kijyanye nyine no guhusha, kuko abakinnyi ba peri barahusha cyane. Ikindi nubwo yanakimbwiye ni ukubabwira nyine ntibasubize amabari inyuma, kuko gusubiza amabari inyuma kwa peri we yambwiye yuko rwose atabikozwa, ngo ntago ashaka umukinnyi usubiza amabari inyuma, ngo ashobora kuza gufata ibyemezo wajya gusubiza amabari inyuma akagukuramo akagirira abandi icyizere. Ubwo abakinnyi ba peri bagira izo defo zo gufata bari bayisubiza inyuma, ntabwo Nabil bazakorana ukuntu namwumvisha. Ubwo rero navuga yuko ari amakosa atarengane bagomba gukosora kugira ngo binjire kuri piramide bose babyumva kimwe. Ariko waruvuze ku bakinnyi wenda biravuga ko hari n'abakinnyi bashobora kuza gutakaza umwanya bari basanzwe babanzamo, kuko wenda nk'umufana wa peri uri Kigali aravuga ati mu mikino y'ishuti ya peri ntabwo yitwaye neza, batsinzwe na Polisi, banganya na Gorira, mu nkera y'abahizi basoza nta mukino mu by'ukuri batsinze, muri Sekafa ntabwo bageze ku mukino wa nyuma, birasa naho nyine atari byiza. Hari wenda imwe mu myanzuro ijyanye n'uburyo abakinnyi bagomba kujya bakinishwa, biravuga ko nka Ombolenga rwose ashaka kujya abanza ku ntebe y'abasimbura, n'abandi bakinnyi bashobora gutakaza iyo myanya. Byo hari icyo waba babashije kubimenyaho muri iyo myanzuro n'ubundi iri kugenda ifatwa kugira ngo binjire muri shampiyona ndetse na Champions League bahagaze neza? Ntago mu by'ukuri hari icyo nabibashe kubimenyaho, kuko urumva hari ibiganirwa muri Reunion Technique, hari ibiganirwa hagati ya staff ndetse n'abakinnyi. Icyo gihe ntabwo abanyamakuru tuba twemerewe kujyamo. Izo rwose iberi ni zandani numva nawe nk'uko uzumva, ariko ndamutse njanga nkabihamya naba ndimo kubeshya abantu, ariko nk'uko wabyumvise gutyo nanjye niko nabyumvise. Ariko navuga yuko ibyemezo byo bigomba gufatwa kugira ngo ikipe ya peri igabanye gutsindwa cyangwa se igabanye amakosa ya hato na hato yagiye agaragara, ariko ntago najyanga mu bihamye rwose, ariko nabyumvishe gutyo nk'uko namwe mwabyumvise. Mbere yuko tugusezerera ku kirebana na Daouda Youssef, kubera ko yagize ku munsi w'ejo yagizemo ikibazo, update ku birebana na Daouda Youssef. Ntabwo yavunitse cyane. Dr. Yejo yahoze avuga yuko ngo bidakanganye cyane, ngo aramutse irumva ananiwe, kubera ko urumva nyine bafite match n'ikipe ya Gicumbi ku wa kane Nyamirambo, aramutse ananiwe bamuruhura, ariko nk'indi match bazakina yaba agaruka.